kandi mugomba no kubyara birumvikana ko mwabitekereje, mwabiganiriyeho, mwabifatiye icyemezo kugira ngo bizanajyane na bya bindi byose abana bakenera. Birumvikana mu burere, mu burezi, bikenera ibikorwa, bikenera amaboko, bikenera ubukungu bwanyu. Mugomba no kubitegura bijyanye n'ubushobozi bwanyu, nabyo mukabirebaho kugira ngo abana baticuza impamvu mwababyaye cyangwa bakazababaza icyo mwababyariye kubera ko babayeho nabi cyangwa se mutabateganyirije ibyo mugomba kubateganyiriza. Ibyo rero byari birebana n'imibanire, ariko kandi hari ibyangombwa shingiro dushingira kugira ngo dushyingire ababyifuza. Byinshi biba byarasuzumwe ariko tubisubiramo kenshi kugira ngo n'abandi babyumve. Abifuza gushyingiranwa bagomba 21, umuyobozi w'akarere abisuzuma akamusubiza, icyo gihe nabwo twamushyingira ari munsi y'imyaka 21 ariko atari munsi ya 18. Ibyo ni birebana n'imyaka yo gushyingirwa. Nkiri aho ngaho ku by'imyaka yo gushyingirwa n'itegeko ryahindutse, nagira ngo mbibutse ko mu byahindutse harimo nuko abashyingirwa iyo bagiye kurahira usanzwe bafataga ku idarapo, ariko uyu munsi barahira bazamuye ikiganza cy'iburyo, hanyuma umwanditsi w'irangamere akaba ari we ufata idarapo ugiye kubashyingira. Ibyo ni byagiye bihinduka, abantu bakwiye kumenya kugira ngo babyubahirize. Ikindi mu bimwe byahindutse mu bijyanye no gucunga umutungo, kera hari n'ubundi buryo busanzwe bwo gucunga umutungo ni bwa bundi, ariko ibyiyongeremo ni uko iyo havutse impamvu zishobora gutuma abashyingiranwa wenda batakiri kumwe, wasangaga nimba abantu bashyingiranywe uyu munsi mu gitondo nyuma ya saa sita kubera impamvu zitandukanye bakagirana ibibazo, ejo batandukana, bajya mu rukiko muri procedure yo gutandukana, ku mitungo harebwaga ibyo batangiranye urugo rwabo byose. Uyu munsi itegeko hari uko ryavuguruwe, harebwa nibura mu gihe cy'imyaka 5 cyo buri wese yazanye, ubwo kugira ngo barebe uruhare rwa buri wese, kuko wasangaga hari abagera mu rugo akavuga ati nahasanze ibintu sinzanarukorera, kandi nyuma y'imyaka 2 nidutandukana nahasanze ama etage 2 nzatwara imwe, ntacyo bintwaye. N'imbaraga zo gukorera umuryango cyangwa se agashaka impamvu za hato na hato. Itegeko rero ry'umuryango hari ibyo ryagiye rihindura, ibindi muzagenda mubimenya gahoro gahoro, ariko harimo ibyagiye bivugururwa tugenda tubabwira. Ubwo nababwiraga ku bijyanye n'ibyangombwa shingiro byo gushyingiranwa, ariko nanababwira zimwe mu ngingo zahindutse. Zaramba Paul n'Umuhoza Clementine. Shake bwabo umugabo yavuze ijwi rya gahoro nyine, ariko yabivuze mu mushimire. Nabyo bibaho. Hari igihe umuntu aba afite ijwi ariko yabivuze. Bose no bushake bwabo turabibashimiye. Ubwo bushake rero mufite uyu munsi mugomba kubukomeza kugeza igihe Imana izahitiramo ko muzamukiri kumwe mu muryango wanyu nk'umugore n'umugabo. Nicyo tubifuriza. Ingingo ya 126, 127, 128 nizo zavuguruwe, nazibabwiye kubirebana no kuba umuntu yakemererwa gushyingirwa. Ibyo byari itegeko rya kera ariko ryagiye rivugururwa. Hanyuma ibindi nagira ngo tuganireho, birumvikana bageni bacu ahisemo kubana, kandi leta nayo irabashyigikiye. Leta izashyigikira umuryango wanyu mu buryo bwinshi butandukanye. Hari ibyo leta ifashamo imiryango, ishyigikiramo imiryango, yaba uburezi, ni gahunda zayo nyinshi zireba umuryango, uburezi bw'abana, kwivuza n'ibindi. Leta muri gahunda isanzwe ishyigikiramo abaturage bayo, namwe izabashyigikira kuko mwahisemo neza, mwahisemo umuryango mwiza, kandi na leta nayo irabyishimiye. Bageni bacu rero, ingingo ya 26 itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
yemera ko gushyingiranwa kwemewe ari ugukorewe mu butegetsi bwite bwa leta, kuko konyine kwemera kugakorerwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere aho mwaje hano uyu munsi, ugakorerwa se imbere y'umuyobozi w'akarere cyangwa undi yabihereye ububasha, waba uri hanze y'igihugu bigakorerwa mu biro by'uhagarariye u Rwanda mu gihugu waba urimo cyose, aho ngaho wemerewe, niho hemewe. Mwahisemo kuza hano rero twabibashimiye, nkaba rero nizera ko ubushake bwanyu mwatugaragarije nk'uko mwabitubwiye, n'amasezerano muri bugirire hano muzayubahiriza nta shiti. Ubundi iyo mwasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, ntawemerewe kubaho ukwe n'undi ngo abeho ukwe. Mubana mu rugo rwanyu nk'uko mwarabihisemo, mukemeranyaho mu rushyira kandi mwahumvikanyeho, bitewe wenda n'inshingano, bitewe se n'aho mwahisemo, mugomba kumvikanaho mushyira mu rugo rwanyu kandi mukarubanamo igihe cyose. Birumvikana rero, birashoboka ko mutaba mu rugo ibihe byose. Igihe havuka impamvu ituma umwe atari mu rugo ku nyungu z'urugo, agomba kubyumvikana, kubijyaho inama no kubifatira icyemezo we n'uwo bashakanye, bakemeranya ko wenda kubera impamvu z'akazi, gushaka ibibeshaho urugo, kubera impamvu se z'inyungu z'urugo wenda z'amashuri, mushobora kwemeranya ko hari igihe yaba atari mu rugo kubera ko ni inyungu rusange z'umuryango. Birumvikana. Bageni bacu rero, birumvikana, ibyo ni birebana n'imibanire yanyu muzakomeza gushyiramo imbaraga. Mu nshingano mufite nababwiye, buri wese agomba kwita kuri mugenzi we, ntawe ugomba kumufata nabi, kumwicisha inzara, kumubwira kirazira kumubwira nabi, kumuhoza ku nkeke. Turaza kubira wenda ni umwanya uri buze, ariko nagira ngo mbibutse nuko amategeko hano bikomeye. Umugabo cyangwa umugore wata urugo rwe ntaruraremo. Hari ibiteganywa n'amategeko. Igihe umwe mu bashakanye yava mu rugo atabibwiye uwo bashakanye, batangiye kutubahiriza amasezerano. Iyo hashize amezi 12 umwe mu bashakanye atari mu rugo bataranabigiyeho inama, bishobora kubatandukanya, bigaragajwe n'umwe mu bashakanye ko abangamiwe n'uko mugenzi we yataye urugo. N'igihe mwamara imyaka 2 mutabana ku bushake, abantu bashobora kuva mu rugo akagenda, bashobora kuba mu rugo ariko mutabana, kuzuza inshingano zanyu mwarasinyiye. Igihe cyose mwamara imyaka 2 mutabana ku bushake, kabone niyo mwaba muri mu rugo rumwe, nabyo bishobora kubaviramo gutandukana, bisabwe n'umwe mu bashakanye. Ibyo rero muzagerageze mu byirinde, kuko byatuma urugo rwanyu rutaba urugo rwiza. Ikindi twagira ngo rero tuganireho ni ibirebana n'imicungire y'umutungo wanyu. Ubundi amategeko yateganyije uburyo butatu bwo gucunga umutungo: ivangamutungo rusange, ivangamutungo muhahano, n'ivanguramutungo risesuye. Ariko kandi hari muri rya tegeko ryavuguruwe, hari n'ukundi mushobora kubihitamo, n'ubundi buryo mwahitamo kumvikana, mubwumvikanaho. Mushobora kuhitamo ubundi buryo bwa contract y'ibyo irebana n'umutungo wanyu, mukumvikana ko muzawucunga uyu munsi, byose mubyumvikanye nabyo biremewe, kuko byaravuguruwe mu ngingo z'amategeko yacu arebana n'umuryango. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, byimukanwa, ibitimukanwa, amadeni mufite, byose ubwo mushyira hamwe, nta na kimwe musiga inyuma. Hanyuma ivangamutungo muhahano nabyo birasobanutse, ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo, ariko bahereye ku byo bazanye mu gihe cy'ishyingirwa, kugira ngo bibe iremezo cyangwa se intangiriro y'ibyo bazabona bindi. Hano abantu bashobora kuba hari ibyo bafite, bagahitamo ibyo batangirana urugo rwabo, ibindi bikaba bya buri wese ku giti cye, bitewe n'impamvu z'umuryango wabo bagiye gushinga. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite umutungo, n'urugero, asangiye n'abavandimwe be,
kandi wenda batarageza igihe cyo kugabana, akaba nubwo yaba afiteho umugabane, birashoboka ko yaba afite n'undi yaba afite umutungo we bwite ku giti cye, ariko akavuga ati wenda ibi ngibi mbona ari ibya bizinesi, sinkeneye ko tubivanga mu rugo rwacu, nkeneye ko umuryango wacu ugira ibi, hanyuma wenda ibya bizinesi bikajya ukwabyo, bigakomeza bikajya kuba bitangije. Uko mwabyumvikana mwivangamutungo muhahano nuko hari ibyo mutangirana urugo rwanyu, hanyuma ibyo mudatangiranye urugo rwanyu biba ibya buri wese ku giti cye. Aho ngaho rero ibyo mwungutse muri kumwe byose, ibyo mubonye mu rugo rwanyu bijya kuri bya bindi mwatangiranye urugo mukaba mubisangiye. Umuntu yunguka, abona ibintu mu rugo abikuye he? Ni ukubikorera, ni ukubihabwa nk'impano, cyangwa ni ukubibona nk'izungura. Niho hantu hatatu umuntu ashobora gukura umutungo. Icyo gihe rero byari mwatangiranye urugo, kongeraho ibyo mvuze, ibyo mwakoreye, ibyo mwahawe nk'impano, ibyo mwabonye nk'izungura, byose bijya muri wa mutungo wanyu mukaba mubisangiye. Haramutse hari n'impamvu ituma mubigabana, mwabigabana muringanije, kuko nibyo muba mwarakoreye muri kumwe ndetse n'ibyo mwasangiranye urugo rwanyu. Hanyuma ubundi buryo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bumvikana gufata neza urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese agacunga umutungo we ku giti cye atawuvanze na mugenzi we, ariko mukagumana ibyo kwifashisha. Birumvikana ntabwo urugo rwabaho nta tuntu na duke muhuriyeho, ntibishoboka. Muzakeneraho aho musangirira, muzakeneraho murara, muzakenera, hari utwo twibanze muzahuriraho, utwo nitwo muba musangiye gusa muhuriyeho. Ibindi byose buri wese ababicunga ku giti cye, akanabikoresha uko abyumva nuko abishaka. Yakugisha inama nk'umugore mwashakanye, cyangwa ntiyanakuyikugisha, ushobora no kuyikugisha nk'uko yayigisha n'undi, kuko umutungo si ubanisha abantu. Hari benshi bafite imitungo myinshi bananiwe kubana, hari na benshi bafite bikeya babana cyangwa se bakabijyanira imitungo, ahubwo urebye nabi utayicunze neza yakuviramo ibibazo. Imitungo si ibanisha abantu. Remwe ingenzi nuko muba mwumva mubyishimiye kubana, mwarahisemo ko muzacunga umutungo wanyu. Ubundi buryo rero nababwiye ni buriya bwo kuba wahitamo ko mugira amasezerano igihe yuko muzacunga umutungo wanyu, mukaba mushobora kuba mwanahindura bibaye ngombwa, kuko amasezerano yandi aba ashobora guhinduka. Igifungo cy'icyaha gisebeje, umwe mu bashakanye akumva ntashoboye kubyakira yuko mugenzi we yakoze ibyaha bishebeje kandi akabihamwa n'inkiko, nabyo bishobora kubaviramo gutandukana, ko mugenzi we yananiwe kwihanganira ibyaha undi yakoze. Muzagerageze kuba umuryango mwiza, gerageze kuba abaturage beza nk'uko mubisanganywe, n'umuryango wanyu muzamubaka muri ya mikorere myiza n'imigenzereze myiza yanyu. Ikindi ni uko abashakanye bagomba kubahana, kandi mutegetswe kujya inama muri byose. Rero kirazira guhohotera uwo mwashakanye, kumuhohotera mu buryo butandukanye, kumubwira amagambo mabi ababaza umutima, cyangwa se kumuhohotera ku mubiri. Ibyo byose bishobora gutuma umwe mu bashakanye ananirwa kwihanganira iryo hohoterwa. Muzagerageze mubane neza nk'uko mubanye uyu munsi. Uyu munsi ubu washyira ku munzani rwose igipimo gishobora guturika kizengurutse. Uko rero uyu munsi buri wese yumva mugenzi we azaharanire ko iyo mibanire myiza, iyo mico myiza mubonana, uzagerageze kuyikomeza kugira ngo urugo rwanyu ruzabe urugo rwiza. Ibyo rero hamwe n'ibindi wenda tutavuze hano, muzagerageze, harimo wenda kwanga gutanga ibitunga urugo, kwanga gufasha abana n'ibindi. Ntabwo twabirondora byose. Nagira ngo mbashimire ko mwaje hano, nsaba kandi ababaherekeje, aba babyeyi babaherekeje baje kubashyigikira, inshuti n'abavandimwe, imiryango nabibonye murabakunda, mwabaherekeje uyu munsi. Wasanga kubashyigikira kwanyu, kubabwira ko bakwiye gushaka, ari cyo cyatumye bafata icyemezo umuntu
ndetse bamwe baba baranabarangiye n'abageni. Ibyo byose nibyo bituma bagira imbaraga zo kugira umuryango ndetse no kubareberaho. Benshi rero hari igihe muza mukabashyigikira hano bikaba birarangiye. Muzabashyigikire mu basure mu ngo zabo, muzabahembe babyaye, muzabaganiriza ibyiza byubaka umuryango. Imiryango yabo nikomera, namwe muzishimira ko imiryango mwashyigikiye yakomeye, yabaye myiza, babyaye bakuzukuruza, namwe muzishima. Nagira ngo rero namwe nimba mubyemeye mwihe amashyi hanyuma tubasezeranye. Jewe Ndizeye Joseph, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ingabire Betty umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Ingabire Betty, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ndizeye Joseph umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Hanyurwa Imfura Egide, umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Muhazi, maze kumva amasezerano ya Ndizeye Joseph n'Ingabire Betty, Nzaramba Paul n'Umuhoza Clementine bagira imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, inshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashingiye nk'uko amategeko abiteganya. Na Paul na mugenzi we mukuru we turakorana, abakorege dusangiye inshingano, nabo turabishimiye kandi tubifurije urugo rwiza. Tubifurije rero kuzabana neza, tubifurije ibyiza byose mwifuza mu rugo rwanyu, Imana izabibahe. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Neveu Makanyaga Abdul. Listen. Ibitekerezo birihuta cyane, bigana uwo nkunda, ibyishimo byinshi birasaze cyane, kubera kwiteka turi kumwe, kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri, nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda.
icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byahacu mbanezerewe kandi namenye neza yuko ankunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima. Take it away. kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri
gukomeza nagira ngo nawe abanze agaragaza amarangamutima ye noneho nanjye nkomerezeho. ndayafite we. Arakoze umutware mu buryo bwemewe mu buryo bwemewe n'amategeko ya leta, ariko uko Imana ibiteganya ntibiraba. Nabyo bizaba mu minsi iri imbere. Ariko kugeza uyu munsi status changed, we are married. Hanyuma rero mbere na mbere nshimye Imana yabanye natwe mu rugendo rutari rugufi. Hari ababizi cyangwa babikekaga babyumvaga. Ni urugendo rwari rurerure, ariko Imana yashimye ko uyu munsi ari uyu nguyu nyine, ari 2025. Rero nshimye Imana n'abantu bayo yaremye ari mwebwe imiryango yacu ku mpande zombi. Mwarakoze kudushyigikira kuva ku ntangiro, nk'uko umubyeyi yabivuze, mu gufata irembo mwagize neza kuba mu ruhande rwacu. Twenyine ntago twabyishoboza kugeza aho tugeze, ariko mwaradushyigikiye, tubagezaho umushinga murawakira, mukomeje kudushyigikira kandi tudashidikanya ko muzakomeza kubana natwe kugeza no kuri uriya munsi nyirizina. Yego rero turabasabye ngo muzabane natwe kandi muzakomeze kutuba hafi. Ni karibu mu rugo rushya rw'abageni rw'icyo gihe. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Nkomerezaho rwose turabashimira naho tugana. Turabizeza rero yuko nk'uko mutubereye ababyeyi, inshuti, natwe tutazabatenguha, tuzaba abana beza banyu kandi bubahiriza inshingano. Ndabashimiye rero, twavuga byinshi ariko amagambo ashima ntashira. Ndabashimiye, murakoze cyane. Ingabo Mana yacu, ni ukuri uyu mwanya turakunezerewe. Turagushimye data ko twabanye nawe kuva mu gitondo kugeza aya masaha, wabanye natwe. Ibyo twagiyeho Mana wabigenje neza, ariko ikiruta ibindi data dukomeje kwiragiza kugira ngo uriya munsi mwungeri mwiza uzabane natwe kandi uziyubahishe nk'Imana. Data turabizi ko turi abantu, turi mu isi igoye, duhura na byinshi, ariko tuzi neza ko ijambo ryatubwira ngo ubwo utatwimye umwana wawe ngo uzamuduhana n'ibindi byose. Data natwe tuje dushidikanye ko turi kumwe nawe, uzakomeza kutubera Imana, kandi Uwiteka Mana uzakomeza kudushyigikira kandi uzakomeza kuba hagati yacu. Data tuzi neza ko twe ntacyo twashobora tutagufite, niyo mpamvu tukuragije byose mwungeri mwiza, kugira ngo data udukunda nk'uko ubukwe wabutangije, mwungeri mwiza ari nawe uzawubamo kandi uzabusoze nk'Imana. Turakunyuze kugira ngo buri mwe wese Uwiteka Mana umushyire ubukwe ku mutima we, n'abadahari Imana nabo bategure, kandi ikiruta ibindi mwungeri ubugingo bwacu ukomeze kuba hagati yacu. Wavuze ko urukundo ari rwo rwa mbere, kandi wavuze ko badafite urukundo ntago bazaba mu bwami bwawe. Komeza data kudushyira ubumwe hagati yacu, imiryango yombi, kandi Uwiteka mwungeri mwiza ukomeze n'ukuri kudufasha, uzabane natwe, uzaducira inzira. Dukeneye byinshi, ariko tuzi neza ko tugufite, dufite byose. Uri Imana iri hejuru ya byose, kandi data buja uri isezerano kwenda niwo wari bwije. Abangaba wamenye mbere yuko ubukwe butangira wari ubizi. Data wabanye nabo batari wane n'insoro mu nda za ba mama wari ubazi, kugeza itariki mwungeri mwiza byose ni wowe, ntago ari bo. Nabo ntago bajya guhuriya atari wowe. Ibi byose data ni amaraso yawe. Reka rero amaraso yawe mwungeri w'ubugingo bwacu, nongeye data bura kubashyira mu maraso yawe. Ureke amaraso yawe azenguruke mu izina rya Yesu Kristo, aho bagenda hose baye munsi y'amaraso yawe. Kandi data ibidatunganye bitunganye. Twavuga byinshi rero, ariko dore tugiye kuva aha ngaha. Mwungeri mwiza arabagiye kwerekeza mu Mutara ubajya imbere, arabagiye kujya Kigali ubajya imbere,
buri mwe wese mu ruhande agiye kujyamo Uwiteka Mana ubane nawe twese uduye kugira ngo tugire mu ngo zacu amahoro kandi dusanze n'abo twasize